ko bayatari ikibazo ntago wafata umuntu ngo kuri zuba ariko se kumva mugiriye impuhwe wamujyanye wawe ndi umunereka ari byo nshoboye ntago nakunda gutera wamujyanye wawe nabyo imbabazi buretse nyene kumusura siza ngwino iki se cameraman so wakihanganye gato nabyo kwinjira umuntu mu muhanda urabizi nyine wica umuntu mu muhanda zino saa basi ndagusabye imbabazi mbabarane iminsi 3 kuri ndahitamo iminsi 3 uzi umuntu ucumbikira ukwezi kose umugaburira amazi umumenya buri kimwe nabimenye nese bikora utabona utabikunze basi urifuza iki kugira nyine urifuza ikibazo ufite icyo kibazo ufite icyo kibazo ndi nago binde basohokana nta kibazo cyo kumuteza iki ako sinduri kunsora basi n'iminsi 3 basi babarana ukuri nzahitamo so wakihanganye iminsi 3 natabona nyine nagiye nagwase ase waretse kujugunya ibyo rero bakunzi ba Kigali tufite nago babyoroshe ndabona nta mwanya wo kurondera umwanya dufise hano hari ikibazo kihabaye mu bane natwe mugena natwe kugira ngo tubashe kureba ibyo ari byo twagenze ingendo zinini cyane murakeka mabona kavumbi kambanye kavumbi cameraman aza kwerekana ahantu turi nanjye sinzi ukuntu bahitwa usivye ko ari umuntu unyoboye ambwira hariho hari umukobwa tugeze gukoresha ikiganiro tumusanga hano mu ishyamba umwana w'umukobwa afite ikibazo nyene ari mu ishyamba yabuze ahantu kuba byagenze ukuntu noneho hari umukobwa wabaye amucumbikiye twagize imana abona umuntu umucumbikira ariko byabaye intambara ngayikaramwirukana ikaramuta hanze hano bandangiye ngo ndanze no pango nicyo kituzanya hanga rero kugira ngo tuze turebe ukuntu bimeze tumve impamvu yakaramuta hanze twumve n'ikintu baba bapfuye mu bane natwe kugira ngo dukomeze turebe ibintu byakwiga reka nkubwire ngo ndagushimira cyane wewe nahagana yaho hantu cameraman bambwiye ndagushimira cyane wakoze subscribe kuri Kigali Top no utarayikora yikore kugira ngo washikwa natwe 5/5 twakoze ingendo nyinshi cyane ariko ahantu bandangiye ngo ni ku gipangu gisubururu ariko ntabwo ndiko ndakibona cameraman dukomeze tugende niba arahagana he sinzano yambwiye ahari cameraman ngo watwahise sizomeze cameraman nese byagenze gute nese kurukura amaye ngaho byagenze nese kukura mwirukana uko nguko byagenze gute mwapfuye iki mwapfuye iki sitsa nyumva se kingura nkubwiye ese mwapfuye iki kwa mwirukana uko nguko ngenda gucumbikira iminsi ngahe ibyumwe birashize bibiri ukiri mu buri be nzakugabura nzagukorera iki byagenze gute mwapfuye iki nese kuri laba urukingura nkubwire kingonye tuvuga reka nkubwire aho sinakindi sivemo hari umva se utamubara amahanga we umuntu mu muhanda ariko zino saa reka iminsi 3 sumwa ukwezi nese uretse nyine twumvikane sitsa ngwino iki se cameraman so wakihanganye gato nabyo kwinjira umuntu mu muhanda urabizi nyine wica umuntu mu muhanda zino saa basi ndagusabye imbabazi mbabarane iminsi 3 kuri ndahitamo iminsi 3 uzi umuntu ucumbikira ukwezi kose umugaburira amazi umumenya buri kimwe nabimenye nese bikora utabona utabikunze basi urifuza iki kugira nyine urifuza ikibazo ufite icyo kibazo ufite icyo kibazo ndi nago binde basohokana nta kibazo cyo kumuteza cameraman umfatire buri kimwe kucinjiza muhanda nyine uretse ni byonyine yari afite nabyo imbabazi buretse nyine kumusura urasohokana nawe nta kibazo ndasohoka nese naje kuba okay nari usohokana nyine reka twumvikane urifuza ikibazo kugira ngo umuretse laba nk'amasaha ugiye kumuta muhanda nk'abantu ndari kwiriza usundugure kurirara nyine laba nk'abantu buryo bakugerera nk'amasaha yo kumuta muhanda usingera umuntu wigeze ungirira impuhwe nese urifuza ikibazo kugira ngo tuje gukorera nashaka haba nyine wowe twebwe icyo ukeneye ko dukora turagikora ariko mufashe ugenda umucumbikire nawe nakubwira iki niba ari amafaranga ushaka kwishura inzu twagushakira kuko urabona ugiye kumuca amahanda wamushakiye aya yishyura inzu nyine nta kibazo ariko basi mu munsi umwe basi aba nk'amasoko kuramuca amahanda mu munsi umwe basi twiyaranje tumushakira inzu yo kubamo tumurewe nene turamukodesha batera imana gahinda ngo baragucumbikira injiza umuke nyabe gikunze kubyinjiza byinjiza bijyana he ntabwo twumvikanye basi wowe muri kibazo nyine muri umunsi umwe sivyo umunsi umwe gusa muzi ejo uzabimbaza ibindi ese uraba nk'uburyo uraba nk'untwaro ujya kwashunga ubiko niba bashake bakubona wambabariye mubabarira iki basi mwapfuye mubaza icyo twapfuye mwapfuye iki byagenze gute
urabona ngo yandambiwe ngo yarambiwe kungabura ngo kuncumbikira ubwo nanjye nsohoke njye kwishakishiriza urumva sinatakurambira basi utubwira ko bizi neza ko ariko twamusabye ko n'umubyeyi wabyaye umwana wamurambirwa agasohoka kandi ko natazi naho aturutse iyo utubwira basi tukirana tugashakisha basi uburyo twamushakira no kuba tukamukodeshereza niba byakunda ariko ntumute muhanda zino saha labanga no kwamujugunya yinda nk'uburyo ukura mujugunya muhanda zino saha wese twisanganye ubona tamuzinde mu gitondo mwangaza niyo mpamvu nese mwapfuye iki nshaka kumenya ikintu mwapfuye basi gituma ukora ibingebe ni iki ngenda murambe wese ntimushaka mu nzu yanjye umva ambabarire umva nahana hava ahubwo yakuririye gusa nta bindi bintu yazanye ahangaha n'umukeka n'akanuza gusa ibyo yazanye ndi kubona ari umufuka uri hari hanze nese umukeka ni wo yajyamaho ubu wasanga bamuryamisha muri salo ukajyama kuri matera we akajya muri salo ku mukeka hariyo yishyuraga se ubundi ahantu mwabaga yishyuraga ko numva nawe mwabaga muri we muryango utangiye gukatakata ngaha mwaba muri we muryango hari abadamu uje kwishyuza wowe kamerama ngwino mwana na kamerama nagume hanze tubyumvikanye se wowe mu munsi nose muramfasha iki mu byo byose turamutumura se winjuze gufahara ngwino kamerama injira igifuka ako nacyo kigumisha hanze injiza ibintu uri kurakora ubona ari sawa ngaba nk'amasaha ngugiye kuzana nganya makuru nose undi abazina bagufashe naba nk'amasaha uri kwirukana umuntu nakubwiye ubwo natamwirukanye mu gitondo yishimye kubera iki nese reka dushaka kumenya mwapfuye iki okay uzi umuntu uzi ko aharyama atashishyura ibyo arya atabyishyura nangiza agashaka kukunya hejuru si ubundi yanshimye ko uba uri kwisukisha wabuzeho kwishyura inzu uraramo yabuze kwishyura inzu araramo uzabona yo kwisukisha ukabura yo kwibaza nese kubizi nakurambiwe ubimenye banza wumve ikibazo cyiwe yaba agiyewe yaba abantu bakurikirana kigali ufite barakizi umwana w'umukobwa yagiranye ibibazo na mukuru wiwe n'umusore bavukana kuko twamusanze kuba mu ishyamba yabuze ahantu abo we nawe waramufashe babizi ko twamufashe nese ko wemeye kumufasha ndi musaza we ibyo byumweru bibiri nyine byarangiye nanzokere mu rugo nese kwihangana iminsi 3 tukamushakira niba twabona iminsi 3 rwaza ngo umbwira ngo iminsi 3 basi ngenda abanabonye homba ariko mbabari iminsi 3 yonyine neza kurira nta kibazo ararira se arakugusha imvura twabuze ararira kumarira n'abacana bunyine amafaranga kwishyura inzu twe turi yaranja basi yiranja aka kanya uyishyure ambye kanya nanjye nta n'igiciro cy'ijana mfite ariko abantu badukurikirana n'ibintu byacu n'abandi bantu badukunda bakora ibyo bashoboka ariko uzi nge narabuze aho nishyura uzi narabuze amafaranga ndara hanze byagenze gute se namwe wigeze uncumbikira ko nagize amahirwe ngenda mucumbikira nese uretse ufite icyo kibazo uretse nyene ndizanga nk'uko ugikora muta muhanda nose kurira nde haranye kuranga nta kintu twapfe ahubwo ngo yandambiwe natakurambirwa ndarya iby'umusa ngo ndagayo ntago yamwirukanye rero mukuru umusore bavukana ibitabo byaramwishe uhita nawe ukeneye kumubabarizamo aho ngaho yishwe n'ibitabo umusore bavukana aramwirukana mu nzu Uko nose wirira nese wigeze umushwanira oya nta kintu ngiye turi gupfa ahubwo ikibazo nyine we ngo yandambiwe numva twapfite ubwo rero numva twafite irose kukurambirwa Kigali ufite icyo gukora agere cyakora ko ndi kubona ibintu hatari yawe hangana ariko ihangana babara winora zana ureka kundirira sindi nyago sindi nasumba bari so wagiye muri kugoma ihangana yote ihangana nyene uraza gushira sibyo umura kuva cyagiye wa musaza wigeze njya kuvugisha ntabwo twongera kuvugana iyo umuhamagaye kuri telefone nabwo nakuvugisha nagajya mfata nagufata ibintu rero ukirukana umuntu uko nguko nawe ibintu byakubaho kuko ibintu by'uyu mukobwa birabaje cyane wenda washobora gusanga byambayeho nambe nayabonye umucumbi cyangwa ibyumweru bibiri byose nase waje kundambira nese wumva ko byanga byakunda ibintu kurakora wejo atabigukora cyese bikora undi muntu iminsi 3 yonyine ntago naje kukurambira ko nawe byakubaho byarangiye ibiki byambaho bitarambayeho ntago bihagije iminsi 3 we mu iminsi 3 abo yashaka twenye twe n'abakunzi ba Kigali tufite twamushakira no kuba sivyo cyo bidushinje nese ubu ni kano kanya uvuga uyu muntu uvuze ngo amafaranga yatuyabona ariko arashakishwa amafaranga akaboneka sivyo kandi inzu nago wagira kugira nyine inzu ngo mu inzu umuntu abemwo ataye mwisho wajuka mutete kuri kunereta akamuya minsi 3 bakazayi ujya wemera ko umuntu basi
uremera ko nandi igisimba wowe telefone basuyifate muri mfite kimwe isura y'igisimba wowe telefone yanjye uyifate kugira muri kimwe 3 telefone nyimarisha nyigurishe ni kugira ngo ubyizere nyigurishe nyine nguremo kugira ngo ubyizere ya minsi 3 kugira ngo ubyizere ko iminsi 3 roci nangahe ushaka kujya kajya muri roci yajyayo ariko abataki rega bashizeho roci kugira ngo abajya gucumbika batajyayo ubu kwihangana umuzima ni iminsi 3 kugira ngo ubyizere genda guha telefone nuyima uyifate nuyima kugira ngo umwizere iminsi 3 n'abatavuze uyigumane nukuri mbabarira pe ahantu se mwarimu wamuwe mujyana uriya nibera hepfo utamumana ese wamuretse wamuhaje iminsi 3 uraba umwana w'umukobwa mbabariye ihangana gusa nushaka kurire cyangwa ubyihorere umva nushaka kugira uti nabo bindeba niba wemeye kumufasha wamufashije ndamubwiye yarira atara byose ni hahandi kwenza wa Kigali Top 50 ufite cyo gukora gikore ko ndikubona se yahindutse tugenda nese mwashwana oya nacyo twapfuye ahubwo ikibazo we yandambiwe kwenza wa Kigali Top 50 nayo bikaze cyane byo umukobwa byo birababaje kabisa ndetse kuba muhaye icumbi ngaramwirukanira nk'aya masaha wamubikiye se tuno twewe zarimo imyenda harimo twenda tumwansanga Shama nzo wa musore muvukana wacyafise nimero yewe ndayifite urayize ku mutwe yego kunze wacu ndabona rero ibintu ntabwo byoshwe twari tuje ari umuntu tubwiye ngo bariko barashwana ese mwigeze mushwana ko umuntu atumye tuzanga yatubwiye ngo yabonye ko mashwana nawe yatsoraga nyine asa nk'ushaka kunkubita nyine nanjye musaba imbabazi basame iminsi 3 yego ndebe ko basi araho nabapfuye kuba ndi danje ye nkamwe yakemera basi akihanganiye muri 3 twe natwe n'abantu bakunda Kigali Top 50 abantu bafite umutima wa kimuntu twagerageza hano kubuka habona kuko burenze nta nubwo nazimbye cyane sister wamwinjije tuntu niwe wamwemereye muri 3 ahubwo urashaka no kwinjira mu nzu yanjye nyine niwe wayimwemereye iyo minsi 3 wamwinjije ahubwo si iminsi 3 wowe nanze ugira kujya ujya kumucumbikira be kunsaba iminsi 3 nanze ugira iyo mfite inzu nk'icyumba na saro nakamwe nacyo nashambura tekeka mbara ibyamugiye gukora turyamane ku gitanda hari ibyamugiye gukora dore afite umukeka ikiza kintu ukagenda nuburiri rega raba nyine nk'uburyo ukura muta mu muhanda n'umukeka n'akamvirope ngo genda n'ibintu ubona ari nkawe byabayeho nyine yamutaye he inde cyangwa umukuru yamutaye he nese ugiye gukora iki by'ababyeyi babakoze ibyo namukoreye birahagije ni by'ababyeyi be bakoze si bihagije kumukorera n'ibyo namukoreye si bihagije ibyo wamukoreye nyine ntago twabango ntago bihagije wagize neza ariko buri wakoresheje kubukarangiriza kujya kumutama hano bari byiza n'amasaha niba weremeye kugira iki kumubwira ati ngwino mbe nkufashije yego n'indwi zibiri wamwemereye zakwiye ariko iyo minsi 3 karagusaba tumushakira uburyo yabona wowe rwo mushaka ngaretse iminsi 3 akumushaka ngaho nta nawo mushaka ese mwapfuye iki ibyo ntago bikureka umbwire si mushaka ubyibuka mwapfuye iki ikintu twapfuye ikibazo ahubwo yandambiwe natakurambirwa ndi kubona nawe atari ibintu bisanzwe byanga byakunda hari ubundi kibazo mufitanye nta kindi kibazo dufitanye ndetse kumucumbikira nkarambirwa ntabwo cyaba kidahari iki ko baye atari ikibazo ntabwo wafata umuntu ngo kuri zuba ariko si kumva mugiriye impuhwe wamujyanye iwawe ndi umuntu erega ari byo nshoboye ntabwo nakunda gutera wamujyanye iwawe nyine arabikunda wite cyanjye umubana muri chamburete mujyane rara hasi urare ku gitanda mbona urabizi neza ko ngifite se gitanda cyocyo nacyo sister yanga kukatafara ugomba bari yangane wirira mwana ihangane se yapfishije nabaye nese undi yagukoreye iki nta na kimwe cyo nshaka no kumvira ahangaha arahava humura okay nose uracyagaza ngaho ukora iki musoke nyine ese ikintu ko turagutwara muri kumbangamira muburandiro ndaje ahangaha yasanga nateje akajagari mu gipangu cye nanjye gatanyirukana nese yo wifashe raba ari nkawe n'ibintu byabayeho kandi ujye ubara yuko ubura uzi inshuro byambayeho nyine isi turiho twese turi inshuro byambayeho isi turiho twese turi abantu ibintu bikora nakubwiye kumva ise kwicara aho ngaho ko mba nutangiye kuhakwama nese ugiye no kumwirukana no kucari none arica yakodesheje basukamwirukana nijoro arica yakodesheje imikeka zino saha ngize amajwi mwirukanye ku manywa ubu none nico mwe gusaba imbabazi zingana ute nijoro kimye kumwirukanye ku manywa nyine abazi nijoro ubwo nta muntu kumwabonye nkano waje gushungura nakuye kubona abanyarondo baraje barane ese ubundi ujya kumwemerera ko bamucumbikiza indwi zibiri si umwemerera bishaka
Nemwe agahato mubishaka. twagushizeho Nanakamwe. Niba mvuna kumwirukana nagato bindiho nanako muri bunkireho. Basi njye nakubajije ngo basi wagerageza tugashaka uburyo wenda twagufasha kwishura inzu no guhaha wamureka mukoza mukabana wajya ukamukodeshereza wonye niho baza kungandika genda umukodeshereze cyangwa ubyihorere usanga bidashoboka sister ihangane mani wikomeza kurira ihangane wirire urazakunda byose nta bindi bintu wazanye byarangiye uriya musaza we nta masafuriya agenda y'amasafuriya yarabenyemye byose kaya kamujope kamwikika nk'imyenda twa twenda wansanganye wa munsi ndi mu ishyamba kunze baca ibintu rero biba bibabaje buriya kubona ubuzima nk'ubu ngubu bari hatasi sindumva kamerama ibintu turabigenza gute ko ndi umukobwa yakaniye ngo paka mutaye hanze ndi kubona ku giti cyanjye igihe byanshatse nyine ukomeza kureba sibyo waguruka ukomeza kureba ntiwumve ko isi yakurangiranye isi ntabwo yarangiye ibibazo urimo birakemuka wumve ko bigomba kuzokemuka isi ntabwo yarangiye ukomeza kurira ako wamubabariye kuko ukamureka ukagira umwanya w'iminsi 3 ndetse ubu ngubu mbere hose ubona akarinze gutera amagambo mba mfite inzu yanjye namutwaramo ibi byose turiko turabikora kugira ngo wenda tumufashe kuko namuvukanye wawe yagize ikibazo nk'iki nawe nyine ihangane kurira se ko ihangane birashira kurira nta kintu kimwe biri bukemure wakihanganye ariko ukamureka noneho basi reka ngo noneho ikintu ugiye kudufasha ikintu ugiye kudufasha ugiye oya uretse nyine ikintu banza wumva dufashe tuno tuntu two tumubikiye basi ndebe ko nareba umuntu ujya gushakisha wamuraza basi umunsi umwe ejo tukamushakira inzu yo kubana narakwana utumubikiye ntacyo bitwaye njye kutumubikiye nta kibazo sinjye kutubika ariko ushobora kubura umugome muzo usanzwe nubwo wamuboneye kumufasha wowe genda umubikiye umubikiye kubwo nawe sinzi ukuntu wambwira yuko nta ikibazo ufite ese urabumva ibyo niko ko ari bishimishije basi bimubikire sibyo iki ako sibiri kunsora basi n'iminsi 3 basi babara n'ukuri nzahita mama se wakihanganye iminsi 3 nje natabona nyine nagiye naguhase ase wanditse kujugunya ibyo bintu ufite iki kibazo ko atari kujugunya ibyo bintu basi giye nagutura telefone isigarana muri minsi 3 nikwira ntagende telefone zo ntabwo bindeba nushaka kumujyane siraba nk'ibintu biko urajya guca mu muhanda ufite iki kibazo ufite iki kibazo no kumubikira gusa siraba nk'ibintu biko urajya guca mu muhanda aza urabizi ese niko urakora aza urabizi aza shagenda bizi ko je nigenza ahantu yarari bibabaje cyane okay nta mashu n'ubu ujya kumenya uko njya kumutumbura hanze ugitekeza kintu nawe byakubaho cese bikaba no kumuvukanya wese kundwaza umutwe nyine uko bishobora kuba wese kundwaza umutwe nyine wemera ko bishobora kuba ntago bimbaho niyo byanamba we byambaye urabizi nkubabarira iki dekura basi ngwereke akabasi nje kumubikira ujye kubahe siraba nk'uburyo ukora cyane nese nka niba harimo n'utuntu tumeneka ukora jugunya ushaka bimeneke isundi mwapfuye iki subundi yagira niba uri umuntu mukuru koko hari ikibazo mufitanye niba mwapfuye umugabo cese ikindi kintu wahise tukagikemura asabwa ikibazo mufitanye nawe hari icyo bitwaye ngiye naje kugira ngo gikemuke nawe ufite icyo kibazo bwoba nige muntu we naje kugira ngo gikemure nyine nshaka kugikemura yo gwiti cyane kuko nigenzi ibibazo afise umva se wafasha umuteka wawe tukawusora hanze ntabwo bishoboka mwitwarire se mfukamenge n'Imana mfukamire iki uzanye amafaranga uramfukamira niba uko ashaka amafaranga y'inzu se shana ajya gukodesha hanze ajya gukodesha hanze nakurambiwe shuti y'Imana uba unyumva neza ukagira ni igihe kibazo afise n'ubu unyumva neza aguruka ntabwo ngushaka n'ubu ubyumva n'uba wumvise ntawe koko urigwa se nk'ibintu urakora nari bizima urumva bino bintu hari agaciro Imana hari agaciro cyo kunyeza abanyamakuru ntabwo bigeze duhamagawe n'abantu hemba mu musiranye cyane n'urugendo nakoze ni runini cyane kugira ngo irakaje n'amaguru nushaka waje n'amaguru wumve nk'igikoma ariko nambara uko gisa umweru se ukwetura nawo umweru wahindutse umukara wahindutse kaki kubera kugenda wakoze
wari ufite ibyo uri kugendana nabyo turi abantu tugomba gufashanya rega okay ngamufashe basi wamufashije koko wamufashe basi mfasha wowe umurekeye Mr ataguhaye sivyo Mr tunishika tutarabona no kumujana uzumusohora ese ko mbona ukunangira ni Mr tunishira ibaho sinyishira njye nyine hari ubwo dufatanyije nyine Mr tunishira tutarabona no kumujana umujyana he iminsi ngahe iminsi 3 wamujyanye mu rugo rwawe sahubwo umuntu umugabo agiye kubana n'umukobwa mu nzu ngashakana mu cumbi tujye gushakana tugende urakuma bangane wavuye nagwaye telefone ngo uyifashe natahava najya telefone nanjye mfite yanjye nyine Mr tunikwira Mr tunikwira turamujyana ndashaka mvira mu rugo nyine uzuyigurisha yikwishurira inzu to nganzo cyose kubitera telefone ngiyi Mr tunikwira atabona afara kwishura uzuyigurisha ngiyi telefone yanjye iminsi ngahe uzuyigurisha yikwishurira iminsi 3 nshaka iki Shaka urashoboka koko gene migwa telefone yanjye ku murongo ariko tumufashe umwana mukobwa cyo kumutamwa iminsi 3 yonyine ndahita nkuvira mu rugo n'ukuri kwimana gusabye n'imbabazi kujya gutwara igicuri nina so kuzakora icyo ushaka nungiye kugikora niba utabyizera agenda na mwana telefone azayigurisha iminsi 3 nikwira agenda yishyuye inzu ashaka kwishura urashaka kuma telefone ku murongo nta kibazo nanjye mfite yanjye twakisohokeye ariko ushobora kuba udashoboka kuko niba uri kuranga ibintu byose byo kumvikana urashaka iki ashaka kuma iminsi 3 yonyine mbese ashaka kuramba amahari cyifuzo mfite iminsi 3 yarerayo none se ngenda twite urashaka kuramba hari iminsi ushaka nyine ashaka kwabye kandi adatwite mugana iminsi 3 ejo yaza twite ese ugeze umufata ugeze se wayiretse nani mbushaka ko tu sinzi ikintu nshakaho sundi urugira amahane siko wajyaona nakuzi kumujamara ngo yakwambaye amafaranga kamera ahubwo zikora byo ndiko ndakwibuka numbwire ko hari nkaho kamera ntabwo uri kumwibuka kuri Sabeti ngo yamwambaye amafaranga y'inzoga ariko nyibuka nyirazo ko natanze nagira navyo namenye nibwo nibona ko ari ibuka yuko nari ndi kumutumura ngararira ese ubundi kucyo raba nk'ujye ukora afata imyenda yawe ukora yijuguye ese nk'ibintu akuze kwambe raba bamvure ku byo ukiri mu myenda kumvikana reba ni kazi se waretse ufite icyo kibazo kandi ubusore byose nkanga musohokana nawe raba se wasohotse urashaka iki imyenda ujye ukora yijuguye ntacyo ushaka bibaye ngombwa sibasohoka nta kibazo ndasohoka ikindi ndasohoka uremera gusohoka cyangwa ndasohoka nta kibazo ariko nyine reba imyenda uburyo amvure ku gikuta hasi mu kandi kamvure padutware uwo mufuka uzi simba narayaze mu mufuka no kandi kamvure turasa dutware nizo mufuka ndiko utanuze shiramo hano mu byo kujugunya tugende se rega wikwikorera amaboko n'ubundi urataha ase waretse ese ufite ikihe kibazo urasohoka ngaho reka ihangana ariko wirira cyane uko uramwohereza ni hewe se waretse gufata nabyo uzi ko nk'imyenda uri kujya ukora yita imyenda yo mu aka kayimajine kwebwo tugihura umenye ko utanzi n'ubundi ntabwo nkuzi ntabwo twamenya nk'umuntu w'umugome sise ihangana ariko se waretse wikomeza kuzunguza akaboko icara hariya utuze icara hariya ku mukeka utuze yawicaye se asohoka yicaramo hano ni wiwe ase waretse ubugome nk'ubwo ngubwo se waretse ubugome nk'ubwo ngubwo reka nkubwire ese uko urajya kumutera icyo nshaka nuko asohoka nyine nk'imikeka uko wajya guca hanze ibyo se birandeba yagiye kuyizana abana se yizanye mu mbese wabonye umuzamu nta kibazo ntakemera nkabakorera ubuzamu okay ngasohoka ujye kurukorera hanze ntabwo ndi bujyana ntabwo ndi busaba kwinjira mu nzu kamera namwe mwese musohokana icyo bitwaye turasohoka nyine turaza gusohoka mu nzu yawe none we gusikorera amaboko utangiye ukwirireho turi ahantu urara aho biva bikagera sundara mu nzu ubyumva ubyishyireho nta bya basi unyirukane ejo rero mwirukane ejo bibari by'ejo canga wisohoke mwana w'umuhanda umva bawica icyo ushaka ni iki
ntabwo nshaka kujya gutima ibintu by'imyenda yo mu muhanda zino saha tabitaziyane nyine reba umuhanda uri kujya gutanga ibintu umuhanda abantu buzuye uzi njye umuhanda banyagaje ukuntu ngana abantu buzuye uko uzi umuhanda bancishemo ukuntu ngana ngana wose abone kajyamo kumukeka nashaka bajyanga basi agiye kugurisha wasohotse se basi nkwinginge nkuheke nkufate hehe kubizi ko uri umuntu kuki mutamugira umutima wa kimuntu kandi muri abantu iki nyine kuki mutagira umutima wa kimuntu urumva nta soni biguteye nta soni bikugutera basi igihe tinyuka umbwiza ukuri mwapfuye iki njye ntabwo mushaka igihe wamuhaye ngo ibyo si birangiye ntabwo mushaka birumvikana ntabwo mushaka urambiwe no kumugaburira no kumushyira ndanarambiwe singushaka nyine mu iyo minsi itatu ubishyira mu bwonko bwawe niba bwanavuye mushaka mu iyo minsi itatu turebe abantu twifashisha wifashishe wajya kumufashisha nyine ikintu ushaka kugura n'iki ngiki ubundi basi tujye tubafasha mu kugira mu we nande ko nimurambiwe sinshaka kubana nawe waba ufite amafaranga wowe utayafite sinshaka kubana nawe basi mu iyo minsi tumushakira inzabamo mu iyo minsi itatu kugira ngo tujye tumushakira inzabamo n'icyo kurya wambaye ko nadashaka kubana nawe bakunzi ba Kigali Top umukobwa ni kudashoboka yego turagushimira kuba warafashe n'izo ndwi zibiri ukamufasha ukamucumbikira ariko ushobora kuba utumvikana umuntu wacumbikiye umuntu ibyumweru bibiri iminsi itatu niyo ubone baye ikibazo nawe utabishobora kurira uzagenda agahinda uza ko twagize twebwe uzagenda twagize mu ishyamba nambe nagize amahirwe urara mu ishyamba urashimisha no kubumva n'ubundi najya kurara mu ishyamba nambe nagize amahirwe urara mu ishyamba abandi barara muri rigora wo karara mu ishyamba umva udafite n'amahirwe menshi yo kurara mu mashyamba ihangane ukiririshwa aguruka ase watse gusohora ibyo bintu Nisu birangije uko nguko se? Na musore kana w'ikimukini. Kuki ukora ubugome nk'ubwo nguko? Nyine kuki soka. Kuki ukora ubugome nk'ubwo nguko? None urajya ngo mufashe. Nyine kuki ukora ubugome nk'ubwo nguko? Ese ufite icyo kibazo? Wamujyanye. Nta kibazo ufite kise. Reba no muhanda abantu bawurimo. Ako yanetseho ikarahagije muko. Ushatse kunyura saka kana. Reba nyine umuhanda abantu bawurimo. Uza ko yaneretseho. Wambabariye kutamenya wajya ugasaba imbabazi mu muhanda kubazi. Nyine reba niwe muhanda n'imikeko ko ashaka umuhanda. Sugo wambabara gasohoka. Imyenda yambara uko. Basi nenda kwinginze. Nari ngiriye umuhenga. Ngiririmo asoka. Genda gusavye ni igiki basi ushaka ko cyakogwa ureke kumuta muhanda z'umusaza. Ngiye ndifuza ko yansokera hano. Ariko uragutwara iki? Basi muri kibazo ari mwana mu mbuga. Ntarari muzare mu mbuga basi. Iyo misa turi mu mbuga. Nyene iyo misa tuyireke mureke hasa bari. Ugapfuye ejo ndi mwaza kumubaza nde. Nta kintu ari wowe. Yego sema. Nishamba ko yaraye ikintu nta kintu ari wowe. Nta kintu ari wowe. Ushobora gusohoka. Nacyo tunashaka sire mu ishyamba nacyo bintu mwengewe. Sibyo? Sugo asubire mu ishyamba. Ntabwo humvikana. Wambabariye. Wajya humvikana. Ibintu kora ko nagari ibyo wakumvikanye. Wakumvikanye gasohoka. Ese iyo utarambye ahantu bawumva nta kibazo ufite. Ibintu kurakora nagari iby'umwana w'umukobwa. Cyangwa ushaka kurangiza ntabwo maramba ndangura ngo reka twigiye. Haguruka ngo reka twigiye. Haguruka se. Ndabona rero si yarahindutse kabisa abantu twabaye ibikoko twabaye. Hano kwikatisha nk'imodoka canga. Nisumbu ntabwo twakomeza kugenda kuguma mu gipangu cy'umuntu atabishaka nta kibazo nta kundi byagenda gusa ibintu kurakora ntabwo ari sawa soka nawe gusa nari kushaka gusohora nabi girava kamama ushaka kuzimya kamera cyawe usoke nawe site hangane nashaka yihangane ntabwo bindeba ibintu kurakora ubona bishimishije kamera ma soka mwana atumenere kamera musoke byajaguje ndabanga nyine ngo inure musoke mu mufashe hanze inure nko muhanda uko amushiramo sabayi warakoze nyine ngo reba musoke nawe soka kamera macanga usoke shiza kucyura umwana mubwiye ngo tumusohoke canke yamufite nk'umugabo hariya yaba arimo ntadusange umugabo mufite nk'umugabo hariya ariko arakubu soka nawe ufite ikihe kibazo nyine mufite nk'umugabo ko natajyambura abandi nyine ufite nk'umushitsi yakuje amahoro ku mushitsi cyenda none nabireba nabyo ureba sureba soka ufite nk'umushitsi hariya ndakubwiye ngo soka ibintu ariko koze icyiza wakoze cyo kumucumbikira ingwe zibiri ariko akantu gato yuko
ibintu sister ikintu tugiye gukora icara ngaha mpamagare wa musaza wawe tumwinyigire ko hari ikintu yagufasha iminsi 3 bakunzi ba Kigali 250 reka mpamagare wa musaza we turebe hasi ushobora gusanga wenda yarabaye umuntu cyangwa se yaribwirije cyo ko yanamufasha umunsi umwe cyangwa se iminsi 2 gusa simbizi kabisa yewe nta kintu kimwe yamufasha ndakeka ari ikintu wenda mufite kubyo mwabibonye muri abantu turi abantu mufite umutima w'urukundo mugira impuhwe mufite ikintu mwafasha ku muntu umwe cyangwa se uwundi tugira icyo dukora umwana mukugabo nta no kubaka wewe kuri cyo kiganiro wakoze cyane nifuza ko wakurikirana n'ibikurikira kugira ngo ubashe kubona ubuzima bwacu se uburyo byakurikiye nkubwira ngo wagaciro nangire mu gihe ufata umwanya wo kureba ibintu tukugezaho bya buri munsi nimero yawe yayindi wifuza kugira support utanga ni ya muroni 0785468853 0785545688 nyandikira kuri WhatsApp kugira ngo tuganire wa makazi wa mugira icyo ushaka kwenda ko tuganira akazi waduha Kigali tukakwamamariza ariko ntiwibagire ko umwana w'umukobwa akeneye support yawe wakoze cyane ka dukomeze tubane ku Kigali 250 maza kubona ibyakurikiye reka duhamagara mu tipe musaza kuri telefone nakoze cyane